abana dukwiye gukora neza no kubaka ubuzima bwiza kurusha ababyeyi bacu. Ni ukuvuga ngo urwego rwose ababyeyi bawe bari, urwego rwose ababyeyi bawe wabasanzeho, intego yawe ni ugukura ugakora neza kubarusha, ukabaho ubuzima buruta ubwabo. Nimba ubuzima ubayeho ubona butarenze ubw'ababyeyi bawe, there's something wrong with you and you can do something about it. Niyo wasanga ababyeyi bawe barubatse amamiliyoni n'amabiliyoni, you have to do better than them. You have to do better than them. Niyo wavuka ugasanga papa ari koloneli cyangwa ari generali, you have to do better than them. You have to do better than your parents. Niyo wasanze papa ari umuhinzi, ari umworozi, whatever they were doing, whatever they are doing, whatever level of life they are, as children you have to do better than them. Ariko bijya bimbabaza kubona abana ugasanga bavukiye mu miryango ifite amafaranga atari na menshi, aho ukabona babigize ibigori by'iyo, ukabona bafashe urwego basanze ababyeyi babo bari gukorera hasi on the ground. Like, what's wrong with you guys? Ibyo ababyeyi bawe baguhaye bikwiye kubera fondasiyo yo kubyuririraho. Mu gihe hari n'abo usanga ababyeyi babo nta kintu babahaye, nta edukasiyo ifatika babahaye, nta mafaranga babahaye, nta gishoro babahaye, nta konekisiyo babahaye, ariko ugasanga bayirwanyaho, barazamutse bagize ahantu bagera. Wowe ugasanga wowe uri cooperating muri low frequency, uri yo hasi, wigize umusinzi, wigize umunywa urumogi, wigize umuntu udashobotse. I mean guys, niyo wabarutaho 5% cyangwa 2%, you just have to do better than them. Uko niko wiyubaka. Yeah. Muri video ndashaka kunenga abana batoya ubusanga mu 1994 batari bakanavuka, amahano yabaye mu gihugu cyacu batari bahari, ariko ugasanga uyu munsi ibintu byo kuvuga ngo uyu ni umututsi, uyu ni umuhutu bibarimo. Umuntu yaba kikugenda ugatangira kumureba uvanye hasi ukageza hejuru ngo urikura n'imbanga ari umututsi cyangwa uri umuhutu. You are aligning yourself with darkness. Nawe udushaka kubanga twirirwa turima ngo ntibizongera kubaho, ntibizongere kubaho, wowe ukaba ukiri kureba abantu ngo ni abatutsi cyangwa ni abahutu. Mu buzima bwanjye ikintu cyamenyeshimira ababyeyi banjye nuko mene bino biganiro iwacu bitigeze bihaba. Nta muntu yezana bino biganiro ngo ajye kutubwira ngo ibyabaye, tubwire ngo bakana kan ukuntu ngo ari babe ngo bana babitubwiye dukuze. Ngira ngo ngiye nabyumvishije ngeze nko muri kaminuza, nibwo wenda nk'ababyeyi banjye bamwe bayibicaye bakamwenda nk'amateka nayo make, kandi nabwo ntibigeze bajya ngo mu moko ngo amoko. Please, Imana yaremye ijuru n'isi ikabiremesha akanwa kayo ikavuga ngo habeho amazi akabaho, habeho umucyo ukabaho. Ariko igeze ku muntu iramufatira mubumba, ifata igihe cyayo, ifata ibyo igomba gufatira biteranye, ikavuga uti aka kaboko reka ngashyiranga gakwiriye kubanga, iri jose reka ndishyiranga rikwiriye kubanga, iyi ndareka ibi bintu. Yamara kumanika avuga uti yes, you are perfect, you are complete, you go ndemu wundi. Wowe ukaza ukareba umuntu ukavuga uti uyu muntu ni mubi, kubera ko ufite ahangana asa gutya ameze gutya, uri mubi. Wowe surindi wo kunenga igikorwa cy'Imana, wowe urinde wo gufata umurimo w'Imana ukawita mubi. Intoki zaremye uwo muntu wirirwa unenga ngo ni ubwoko runaka, nawe nizo zakuremye. Novuga ngo Imana uri kunenga ibikorwa byayo. Nimba wishimira ikirere yaremye n'amazi yaremye, ntabwo ushobora kutishimira ikimwe Imana yaremye. Ibintu byabaye mu gihugu cyacu ara n'amadayimoni, ira ni Satani wari waduteye, ariko nta shingiro byari bifite. Ntabwo ushobora kwanga umuntu bitewe n'uko asa, n'uko ateye, n'uko areshya. Ibira bintu ni ubwenge buke, bya bintu ni propaganda, ni ibintu byatewe na Satani. Ubundi ntabwo bikwiye kubaho, cyane cyane abantu baba hanze. Hari abantu baba baragiye kera ntibagaruke mu Rwanda, ntibareba aho tugeze, ntibamebone ko mindset zacu zahindutse, ntibabone iterambere mu gihugu cyacu, akagenda ibyo bintu bikagenda bikamubyimbamo bikamuboreramo. Kwakira Yesu nibyo byonyine bizagukiza, nibyo byonyine bizakomora ibikomere ufite. Ariko rwose bira bintu ntabwo bikwiriye, muzatuma igihugu cyacu gihura n'ibibazo kubera ibyo bintu mwirirwa muvuga mwarishyize mu mitwe yanyu. Yes, dukomeze twibuke twiyubaka.